ndashima Imana y'ukuri kubw'ijambo ritambutse twagenewe, kandi ndashima Imana ku bwanyu mwese uko muri hano. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo guca bugufi. Nk'uko ijambo ry'Imana rimaze gutambuka ribitubwira ngo ntabwo izihanganira abantu bafite imitima ibiri cyangwa se abantu badakurwa ku ijambo. Niyo mpamvu uyu munsi nashatse ko tuganira, nako sinjyewe wabishatse, ku iganiro rivuga ngo ku ijambo rivuga ngo guca bugufi. Imana iyo itubwira guca bugufi ni uko izi ko ariyo nzira itugeza ku bugingo. Mu guca bugufi niho tubonera gutabarwa kose, kandi guca bugufi ni ikimenyetso cyakagombye kuranga umukristo uwo ari we wese. Ni inzira rero itoroshye, ni inzira ifunganye, ariko niyo nzira dukwiye kunyuramo nk'abakristo, kuko nk'uko ijambo ry'Imana ryatambutse ryabitubwiye, uramutse uca bugufi ntabwo wakwanga gukurwa ku ijambo. Imana itugirire neza. Uyu munsi dufite ingero nyinshi z'abantu baciye bugufi kandi bakabona ukuboko kw'Imana. Mu guca bugufi reka mfate urugero kuri Mariya. Ntabwo yigeze avuga ngo Mana ibi ngibi ukizemo ko bingoye ndabigenza gute, ahubwo yaciye bugufi aravuga ngo Mana ngo uko ubishaka aba ariko bingendekera njyewe umugaragu wawe. Icyo gihe muri uko guca bugufi kwe ni nabwo yatabariwemo, ni nabwo yashyizwe hejuru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo umuntu aca bugufi, uca bugufi niwe uzashyirwa hejuru. Icyo gihe Mariya rero yashyizwe hejuru ubwo yamaraga kubyara Yesu, ubwo yasengaga Imana akabwira ngo amahanga yose azanyita uwahiriwe, kubera ko yumvira ijwi ry'Imana nyuma akaza gukuzwa. Mu bandi bantu baciye bugufi nyuma bakamererwa neza, reka mvuge Aburahamu na Nowa n'abandi benshi, ariko nka Mose nawe yagaragaje guca bugufi cyane ubwo yavugaga abwira Imana. Njyewe birantangaza ubwo yabwiraga Imana ngo nanjye usibe mu gitabo cy'ubugingo ngo niba wiyemeje kurimbura ubwoko bwawe. Ibyo bintu bigaragaza ko ari umuntu wari ufite guca bugufi kwinshi muri we, kandi Imana nawe yaramubwiye ngo nzagendana nawe. Iyo duciye bugufi tukagenda mu nzira Imana yaduteretsemo, ni ukuri Imana igendana, kuko yaravuze ngo nzagendana nawe nkuruhure. Ni ukuvuga ngo irabizi ko mu nzira yo guca bugufi biravunanye, ariko ngo izakuruhura muri iyo nzira yo guca bugufi igoranye. Icyo gihe rero nicyo cyiza cyo guca bugufi mu nzira z'Imana, ari nabyo turi buze gusoma mu gitabo cya Yesaya. Ariko ndagira ngo mbanze tuvugane ku bakristo b'iki gihe, kuri twe ubwacu, kuko iri jambo ngewe nkunda iyo dutangiye gusenga tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana turavuga ngo Mana uze wivugire. Ntabwo ari umuntu uhagaze hano uri kuvuga, ni Imana iri kutubwira twese ko duteraniye hano. Ariko ndagira ngo tuvugane ngo abakristo b'iki gihe hari kubura iki, ikintu kibura mu migenzereze yacu, mu myitwarire yacu ya gikristo, kuko Imana turayishaka nayo irabizi, tuyifitiye inyota, ariko harabura guca bugufi. Harabura guca bugufi nk'uko Imana yavuze ngo igiye kudutabara, ariko reka tubanze duce bugufi tuyubahe, twumvire ijambo ryayo. Kuko Imana nikubwira ngo ukora iki ukavuga uti yego Mana ndashaka kugikora ariko kinyure muri ubu buryo, icyo gihe ntabwo uciye bugufi. Ni icyo gihe urimo urashaka kuyobora Imana kandi Imana yakuyoboye. Nimba Imana yavuze ngo ufate urugendo rw'ibirometero, abatwara imodoka wenda barabizi ibirometero 100, wowe ukavuga uti Imana n'ibirometero 30 birashobora kungezayo wifashe inzira ya bugufi, icyo gihe ntabwo uba wubashye Imana. Kandi mu guca bugufi twabonye ko ariho tubonera ibisubizo bizima. Reka dusome impamvu rimwe na rimwe iyo turimo gusenga Imana hari igihe twihurira cyangwa se ikatubwira ngo gusenga kwacu ukomeze gutya ntabwo ari kwishaka. Kubera ko Mose igihe yasengaga Imana, iri jambo reka bagende bigarukeho n'ubushize twarivuzeho, yaravuze ngo Mana ngo wibuke ko ubwoko ari ubwawe. Ese twebwe turi gusenga tubwira Imana ngo wibuke ko ibihagazemo ari wowe wabishyizemo, cyangwa turagenda tukipangira ibyacu twarangiza tugahamagara Imana ngo ibihagarare?
icyo gihe ntabwo Imana iba ibona ko twaciye bugufi kubera ko tuba turi kubishushanyiriza inzira. Nababwiye ngo iyo wahagaze mu nzira y'Imana, Imana igendana nawe ikakuruhura kuko iba izi ko wemeye kuyubaha kandi izi neza ko bitoroshye. Dusome muri Yesaya igice cya 58. Igice cya 58 umurongo wa mbere uravuga ngo shyira ejuru uvuge cyane we kugerura, rangurura ijwi ryawe nk'ikondera, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byawe. Imana imaze kutubwira, twese twumvise. Imana yatubwiye uburyo muri twebwe hari ibigenda n'ibitagenda kandi hari ibikwiye gukosorwa. Nitudaca bugufi ntabwo turi bubishobore. Ngo ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Ngo icyakora banshaka kuko bukeye, bishimira kumenya inzira zanjye n'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka, ntirireke amategeko y'Imana yabo, niko basaba amategeko yo gukiranuka, bakishimira gusanga Imana. Uko niko tumeze nk'abakristo. Buri munsi tuba dushaka kumenya iby'Imana, ariko kumenya ijambo ryinshi mu kanwa kacu ntabwo ari byo bitugeza ku bugingo. Yesu yaravuze ngo hahirwa uwumva ijambo ngo ariko akarigenderamo akarikomeza. Ni ukuvuga ngo iri jambo turarizi pe. Nshobora kwicara ukavuga ijambo leta kubwira nti ryanditsa, ukambwira ijambo akubwira nti nararisomye ariko se warariyumvise twarigendeyemo. Guca bugufi nicyo turi kubura kugira ngo iryo jambo turigeremo. Umurongo wa 3 handitse ngo ndetse barabaza bati mbese igituma twiyiriza ubusa ntugiteho n'iki? Ni iki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Icyo ngicyo natwe ndibaza hari igihe tujya tubyibazaho tukavuga tuti Imana ko itadusubiza, ko yacecetse, ko yatinze, ko yagize gute, ariko banza urebe muri wowe nimba harimo guca bugufi. Ntabwo mujya mutangazwa no kubona umuntu nk'umwami Nebukadinezari cyangwa Farawo, abantu bo hejuru b'icyubahiro nka bariya barageze igihe cyo gukenera abantu b'imfungwa nka Yosefu na Daniyeli. Bari abantu bo hejuru bashobora kubona icyo bakeneye cyose, ariko hari igihe cyageze bakenera Yosefu kubasobanurira inzozi, undi akenera Daniyeli nawe ngo amusobanurire inzozi. Ni ukubera ko Imana ikorera kandi ikoresha abantu baciye bugufi. Mu guca bugufi Imana ikunda abantu baca bugufi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nibaza ari Pawulo cyangwa Yesu no gushima Imana ngo ngushimiye ko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abakomeye ukabihishurira abaciye bugufi. Ijambo ry'Imana turisobanukirwa iyo duciye bugufi, kuko niba Imana idusaba gukora ikintu utaraca bugufi ntabwo uzagikora. Ni hahandi natwe tutarasobanukirwa ijambo ry'Imana. Baratubwiraga ngo Imana yahanye Mose, kandi twese tuzi ko byaturutse ku bantu, bitaturutse kuri Mose tugategetswa ngo ari ku Mana. Hano we ntabwo wakabije, ariko ntabwo yakabije no kubera ko muri Mose ako kanya hari habuze ngo guca bugufi. Ngo na nyuma yaho Mose ngo yaresenze yinginga Imana ngo arayibwira ngo Mana ngo ntangiye kubona imirimo myinshi y'amaboko yawe, ngo none ndakwinginze umbabarire ngire mu gihugu cy'amasezerano. Ariko Imana yari yarabuzemo guca bugufi, iramubwira ngo ntuzongere no kuvuga iryo jambo mu kanwa kawe. Kubera iki? Kubera ko hari igihe Imana yari ibikeneye guca bugufi, biranga ko uca bugufi. Niyo mpamvu Imana hano twebwe natwe tujye twibaza ngo ese ngo niki gituma twiyiriza ubusa ngo tukanibabaza ngo ariko Imana ikabyirengagiza. Banza urebe ko Imana yakubwiye gukora no guhagararamo aribyo uhagazemo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo dukomeje hepfo ngo biterwa n'uko umunsi wanyu wo kwiyiriza ubusa mwamubonye uko mwinezeza ubwanyu mukagirira nabi abakozi banyu bose. Dore icyo mwiyiriza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Ngo kuri ubu nimukiyiriza ubusa uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Imana itubabarire.
ngo kwiyiriza ubusa kwacu ngo ni ukubera iki, ngo impamvu bitubera imfabusa ni iki? Nk'uko Mose yasengaga, ntabwo twebwe turi gusenga mu bintu Imana ishaka ko tubamo. Turimo turakubitana, reka mvuge ko ahangaha Imana ivuga ngo gukubitana ibipfunsi na bagenzi bacu, ahubwo turimo turakubitana n'Imana ibipfunsi. Turimo turahangana n'Imana, turimo turashaka kuyibwira ngo nyura, turimo turayibwira ngo Mana ndagukeneye uyu munsi, uze ubigenze uko ushaka. Mana ejo ntabwo ukeneye uzaba ubiretse, Mana ejo bundi uzaza ariko ubigenze gutya, ugashushanya inzira. Icyo gihe ntabwo uca bugufi kuba kuri muri wowe. Niyo mpamvu gusenga kwacu hari igihe rwose bisa nkaho twabwiriwe tuzenguruka kandi ibyo bihari. Ni ukuvuga ngo ibyo byose nibyo bituma Imana itumva gusenga kwacu. Mu guca bugufi rero niho dutabarirwa, kandi mu guca bugufi niho Imana iza guterana natwe, ikumva amaganya yacu. Nubwo ntavuga ngo ntabwo ibiyazi, ariko iba ishaka ngo nawe ubanze usobanukirwe iby'icyubahiro cyayo mbere y'uko uhamagara Imana ize kubana nawe. Dusimbuke gato tugere ku murongo wa 6, ngo ahubwo kwiyiriza ubusa nishimira ngo nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Amena. Gusenga Imana ikunda, kwiyiriza ubusa, kuba imbere y'Imana Imana ikunda ni ugukora imirimo myiza. Imirimo myiza yo guca bugufi, yo kwegerana n'abababaye, yo gusenga utirebaho cyane, cyangwa se yo gusenga udavuga ngo Mana ibi ntabwo bishoboye, ibi ndabishoboye, ariko bigende. Mu by'ubushize twize ngo kwikorera umusaraba. Burya no gusenga tukiyiriza ubusa ni ukwikorera umusaraba wacu, ariko turimo turawikorera gute? Ntabwo tuwikorera igice, cyangwa se mu gukurikira Yesu. Kwese aravuga ngo ikorera umusaraba nkurikire, kandi yavuze ngo urankurikira mu nzira ntibunyuremo. None twebwe turashaka ngo yego Mana reka tuwikorere, ariko tugire mu nzira itarimo abantu benshi bataduseka. Reka tuwikorere ariko tugire mu nzira niba Imana ivuze ngo tunyure muri santere, siko tugashaka kunyura sinzi ahantu hataba abantu benshi, ntabwo mazi, ariko nzi ko wenda hariya muri santere hakunda kuba hagenda abantu benshi, kandi yavuze ngo mukurikire, ariko bashaka kumubwira ngo genda duhurire. Ntabwo bizashoboka. Imana ntabwo tuyicira inzira, Imana ni igomba kutuyobora, kubera ko Imana yaravuze ngo ntabwo icyubahiro cyanjye nzagiha umwana w'umuntu. Niba ushaka icyubahiro, hari inzira wamaze gusohokamo. Umurongo wa 7, ngo kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Ibyo ni byo guca bugufi Imana ishaka, ariko twebwe turashaka kubana n'Imana no mu cyubahiro cyacu ngo tukigumane. Ibyacu ni ibyacu, tubigumane nk'uko dushaka, ariko mu guca bugufi Imana niho iza kudusanga. Umurongo wa 8 uravuga ngo maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, ngo ubukire bwawe uzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Aleluya. Mu guca bugufi niho ibi byose biboneka. Umucyo wawe uratambika, uba uri hahana abantu bose bagutangaho urugero. Nababwiye ngo iyo umuntu aciye bugufi baramuseka, baramutuka, ariko tuzi neza ko abatutswe bose